Mana we turagushimira n'ukuri wabanye natwe wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye mwana waziganye intambwe zacu uzikomereza ku rutare ukomeze kutwitaho ukomeze kuturinda himbazwa mwana warakoze kubana natwe mbifurije umwaka mushya muhire uzababere umwaka udasanzwe muzaseke muzishime Hi guys, yambu cyane kuba tuye ku migabane itandukanye y'isi ndabaramukije cyane undi munsi andi mahirwe. Ndabizi ko kuwa mbere hadasa no kuwa kabiri kandi kuwa kabiri ntabwo hasa no kuwa gatatu. Nukuri wowe uri mu bihe bigoye wowe wabuze umuntu. Wowe urwajije, wowe utameze neza ufite imigwe mibi. Nguhaye pole cyane. Hanyuma nawe umeze neza. Wishime komeza wishime ejo ni heza ndabaramukije cyane narimba kumbuye duherukana muri Uvira Tombe ariko ubwo naje narimba kumbuye cyane Imana ikomeze ibagirire neza cyane aba hirya no hino ku migabane itandukanye y'isi muri Afrika muri America Australia harya handi ni he muri Canada muri Congo iwacu ndabaramukije cyane bavandimwe ni Elizabeth wanyu umutoni wase umukobwa w'abagunga umishwa w'abanyabyinshi umukazana ndayizi no maze kubimenya nuko gabaza bivuga hari umuntu ushobora kubonye kino kiganiro bwa mbere akibaza ramuntu nuwa hehe ndumugunga abanyabyinshi ni bamuyomba ndabaramukije cyane kandi barabizi ko mbakunda abanyabyinshi mwese aho muherereye bamuyomba yamba abongeraho muherereye mwese yamba abagunga mwese abasama yambu cyane okay narimba kumbuye sasa narimba kumbuye yaba wenda mwari hafi yanyu mwese nyende mbakoraho mbasuze mbahobere ariko kubera ko nyine ivyumagari byo biri kundeba takundi ndabakiriye cyane mu kiganiro mutera gatebe umva makuru uyu munsi turavuga kuri Noheli ndetse no kwifuriza inshuti zanjye umuryango wanjye Noheli nziza ariko bijya bijyana iyo uvuze ngo Noheli nziza n'umwaka mushya muhire ariko Imana igira neza kweri Imana isumba byose Mana mfukame nsenge muzamuri icubahiro Imana yarakoze kubana natwe numvishe ko amashimwe azamuka numvishe ko ngomba gushima Imana pe kera umuntu yaribazaga ngo Mana ubu nzageza 2025 nkiriho Simana uriya mwaka bizaba bimeze biti ndashima Imana ko Imana yakomeje kubana natwe Imana yaturinze guhera mu kwezi kwa mbere Imana turinda mu kwezi kwa kabiri Imana turinda mu kwezi kwa gatatu mu kwa kane mu kwa gatanu mu kwa gatandatu mu kwa karindwi mu kwa munani mu kwa cyenda mu kwa 10 mu kwa 11 tukaba turi mu kwa 12 Imana ishimwe Imana himbazwe cyane numvishe nk'ishavu ariko uyu mwaka wa 2025 twabonye ibyiza byinshi twabonye nibibi twabuze abantu twakundaga twabuze abavandimwe twabuze inshuti ako jyavuga ngo mu bihe byose tujya dushima Imana dukuri mu byukuri dushima Imana ko twego tujyumwe ku mwuka w'abazima umuntu ntabaho habaho umwuka rero bimaze gushira mu umuntu ahitarangiza mpamvu buriya mu buzima utagomba kwirata kubyo dufite tugomba kwirata tugomba gucisha amahiko umubiri n'ubuso
abantu bagize ibyago uyu mwaka, abantu babuze ababyeyi, abantu babuze abana, abantu bahuye n'ibibazo bitandukanye, abantu bababaye, abantu bahuye n'isi y'ubusharire, abantu isi yabihiye. Ni ukuri mbahaye pole, mwihangane cyane, ejo bizagenda neza. Ndetse n'uyu mwaka tugiyemo wa 2026 Imana izabaha ibyo imitima yanyu yifuza. Ubundi Noheli ni iki? Noheli ni ukwizihiza umunsi mukuru w'amavuka ya Yesu, umunsi mukuru wo kuvuka kwa Yesu. Turashima Imana ko Imana yatuvukiye. Ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 nibwo twizihiza kuvuka kwa Yesu. Ndikumva nabwiriza. Tanto ari igitaramo hano hirya ngo mundangire. Nukuri ndishimye cyane cyane cyane. Njye uyu mwaka Imana yankoreye ibikomeye, ndashobora kurondora, ndashobora kuvuga, ni byinshi ntago nabirangiza, ariko ndashima Imana. Ubundi gucungurwa kwacu kwatangiye ku ivuka rya Yesu. Gucungurwa kwacu, kubabarirwa kwacu kwatangiye mu kuvuka kwa Yesu. Nukuri bavandi, abizera mbifurije Noheli nziza. Nimuyakire. Mvuga ngo turayakiriye Elizabeth. Ndayibifurije hazaba impinduka kuri uriya munsi, kuri iriya tariki twiteze turi benshi. Subu kera, iyo nimvuga mu kera ntimwumve ko ndi uwa kera cyane. Kera nyine tukiri batoya twumvaga ngo Noheli, nta nubwo twari tuzi ngo bigenda gute, nta nubwo twari tuzi ko ari ivuka rya Yesu. Gusa twumvaga twashyushye mu mutwe tukarira, mama ndashaka ikanzu, mama ndashaka urukweto. So mama, umuntu uzambona kweri ku cyumweru cyangwa umunsi nyine Noheli yabaye, akambona mfite wa mwenda nsanganwe, mama. Ariko ngubu Yesu yatugiriye neza, iby'imyenda byavuyeho, twakwambara iyo dufite, twakwambara iyo dusanganwe, ariko gusa tukizihiza ivuka rya Yesu. Kuko ni ingenzi, ariko no kwambara neza si bibi. Kwambara neza ukaberwa, kandi nanjye kuri iriya tariki nzambara umwenda mushyashya. Nzambara umwenda mushyashya kubera ko nakuze ariko mbizi. Nakuze kera bavuga ngo kuri Noheli ngomba kwambara umwenda mushya. Abantu muzambona ku wa 4. Ku wa 4 sibwo tariki 25. Umwenda muzambonana, muzamenye ko ari uwa Noheli nyine. Ikindi, intego yo kuvuka kwa Yesu kwari kugira ngo agere ku ntego yo kuducungura. Niyo ntego Yesu yari afite. Kwari kugira gusa ngo aducungure, tugende twemye, tubohoke. Iyo niyo ntego yari ya Yesu. Rero ndakangurira abantu donc kwizihiza ivuka rya Yesu, kandi Yesu akomeze abavukiremo, kandi akurire muri mwebwe. Bwana sifiwe. Yesu akomeze abavukiremo, Yesu akomeze akurire muri mwebwe, Yesu mukomeze mumukunde, Yesu akomeze abaryohere. Kutamenya kuririmba nabyo ngiye gutera agakorasi, ariko Mana ndagusabye, ndakwinginze Mana, wowe ujya wumva gusenga kwacu. 2026 ijwi ryanjye rizaba rimeze neza. Nimba ari ukunsaba ngo ndya amagi menshi, nzayarya, ariko 2026 ngomba kumenya kuririmba. Ubu turavuga ku ivuka rya Yesu Kristo. Yarapfuye, yarazutse, ubu ari mu ijuru, turamutegereje. Dufite amasezerano menshi twabwiwe tukiri bato. Yesu ari kuza, Yesu ari ngira amatsiko. Yesu azaza ndi gukora iki? Nyine ubwo n'ubuhanuzi dutegereje twese, umuntu wemera Yesu Kristo. Siko bimeze? Espèce ko bimeze? Yego. Twese dufite amatsiko umunsi Yesu azaza.
ariko njye numva bazaza nk'umujura nibyo ra oya Yesu we ntuzaze nk'umujura Yesu nzakubona hariya hirya utunguke nkubone nimba uzasanga ndi kurya uzasanga ndi kujya uzasanga ndi mu kiganiro nimba uzasanga ndi gukina n'abana banjye dono gusa ndagutegereje mfite kwizera ko nzakubona kuko ndabizi ko azaza kujyana abamwizeye. Ikindi ndabifuriza umwaka mushya kugira ngo muzagere ku byo mutagezeho muri iyi myaka yose ishize. Inshuti zanjye bavandimwe abankunda n'abatankunda ndabifuriza umwaka mushya. Nukuri umaze igihe kirekire umaze imyaka myinshi hari ikintu usengera hari ikintu nabivuga gute hari nk'urugero natanga n'uruhe hari nk'umuhungu ufite nko gushaka yatangiye gutekereza icyo gitekerezo nka 2019 cyangwa 2020 imyaka 5 irashize cyangwa 6 hako ntarabona inkweto ye so icyo navuga bavandi wowe umaze igihe utegereje cya kintu wowe umaze igihe utegereje urubyaro wowe umaze igihe uri mu ntambara uri mu macenga wowe umaze igihe udasinzira wowe umaze igihe uri mu ntonganya zidashira wowe umaze igihe udaseka abantu babuze amenyo yawe nukuri ndatuye umva ibyo utagezeho wowe ureba abandi bari guseka ukumva uraba bakavuga ati wayi mana kubera iki nge nukuri muvandi uyu mwaka tugiyemo sumbi vuge gute kugira ngo muri kunyumva uyu mwaka tugiyemo 2026 uzakubere bakunda kuvuga ngo uzakubere uw'amata ngubuki subona isukari birimora isukari bamo cyane umunyu isukari umva uzakuryohere uyu mwaka uzakora ubukwe uyu mwaka uzabyara abahungu uzabyara abakobwa uyu mwaka uzashingire uyu mwaka uzabona abakazana uyu mwaka uzabona abakwe uyu mwaka uzabona abuzukuru n'abuzukuruza nimba ugize kwizera uzabibona nimba ufite kwizera uzayibona. Ikindi uyu mwaka uzababere wo guhindura ibitaragenze neza uyu mwaka bizagende neza ibyari bikomeye Imana izabyoroshya abari barwaye muri iyi myaka uyu mwaka Imana izabakiza umva suna bivuga gute uyu mwaka abantu barwaye ni benshi hari abantu bihebye hari abantu bahuye n'ibintu ariko uyu mwaka tugiyemo Imana izabasetse Imana izabakorera ibikomeye. Bavandi ngenda shima Imana ndashobora kudashima ko akane cyangwa ariko ndashima Imana abakurikirana kino kiganiro ndashima Imana ko Imana inkunda bavandi ntago umuntu yakundwa n'abantu bose ntago bibaho nta nubwo bizigera bibaho hari abantu bazabona ibintu bimeze gutya abandi babona ibintu bimeze gutya nta n'umuntu washimwa na bose abantu tugerageze no gukora neza ariko abantu ntibabibone kandi ntidukora neza kugira ngo abantu badushime ahubwo uzakore neza kugira ngo Imana igushime. Genda shima Imana n'ukuri Imana yangiriye neza Imana yampaye umuryango mwiza Imana yampaye abana Imana yampaye urugo rwiza ntacyo nyishinja yego uyu mwaka tunagiye mbura inshuti zanjye nagiye mbura abavandimwe ariko ibyo ni ibisanzwe turi mu isi
n'uyu munsi yagiye abandi mu gitondo ari umushuti wanjye Nyabitangarine baramuzi ni umuririmbyi Nyabitanga twakundaga kuvugana akambwira ngo nta buryo afite bwo kujya gutarama po yararwaye cyane ngo ararushye ibintu nk'ibyo bitondo numva ngo yapfuye hari abantu tugera mu byishimo abandi bageze mu gahinda byo rero ni ibisanzwe Imana yandindiye umuryango Imana yandindiye papa Imana yandindiye mama Imana yarinze basaza banjye Imana yarinze bakuru banjye Imana yarinze ababyeyi banjye databukwe na mabukwe yarinze bademaye yarinze baramu banjye ntacyo nyishinja yarinze umutware wanjye bavandi nitubona tugenda nitubona twisiga bikemera nitubona turya bikamanuka tujye dushima Imana hari umuntu uri kurira sinzi ko nabivuga hari umuntu uri kurira mu byuma hari umuntu uri kunywera amata mu tuntu tudafututse ariko twe turarya umutsima ukamanuka tukarenza amata ukamanuka tukageraho n'ibisanzwe hari umuririmbyi yavuze ngo aho abandi baciye ngo bagapfa ngo ngewe niho naciye nkabaho wige gushima Imana imihigo wahize ati Imana ni kugeza kuri uyu munsi imihigo wahize uriya mwaka 2024 ngo Imana ningeza uyu mwaka nzashima Imana uzibuke gushima Imana hanyuma ngiye kwifuriza abantu Noheli nziza ndetse n'umwaka mushya muhire inshuti zanjye abankunda ni benshi pe ntago nabavuga ngo mbarangize ariko nimubone iyi video wenda muraza kuyumvamo kandi sinabavuga ngo mbarangize ko muri benshi cyane ndifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire ababyeyi banjye papa na mama ndabakunda cyane Imana ikomeze ibagire neza ndifuriza ababyeyi b'umugabo wanjye databukwe na mabukwe Noheli nziza n'umwaka mushya muhire uzababere w'ibisubizo uzababere mwiza ndifuriza abavandimwe banjye bose muri rusange umwaka mushya muhire na Noheli nziza Yesu akomeza avukire muri mwebwe ndifuriza inshuti zanjye ndifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire Bishop Masengo ndetse n'umugore wiwe ndetse n'abana biwe ndifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire famille Kiriki Diane Imana ikomeze ibiteho ndetse na Jovan ndifuriza umwaka mushya muhire Mutesi ndagukunda urabizi ndifuriza Noheli nziza Jolie muri Amerika inshuti yanjye ndifuriza umwaka mushya muhire inshuti zanjye inshuti ko ari nyinshi ndiko ku Mana yanjye inshuti zanjye za SP muri Kenya Imana ikomeze imwiteho SP sinzi ko wenda mumuzi ni agira YouTube channel yitwa ngo Umucyo TV Umucyo TV show 1 maybe nimba ntibeshye ndifuriza umwaka mushya muhire babyara banjye basaza banjye baramu banjye oh my god ni benshi cyane ndifuriza umwaka mushya muhire abankunda mwese ndabakunda cyane nanjye so Imana ikomeze ibiteho cyane kanshema agasirimba ngategere nk'iminota nk'itatu numve kugira neza kw'Imana warakoze Yesu we warakoze Mana warakoze kuturinda warakoze kubana natwe tukaba tugeze kuri uyu munsi Mana we uyu munsi umuntu ubabaye umuhe kwihangana inshuti zanjye mwese mbifurije umwaka mushya muhire mwese
himbazwa mwami bakoze kubana nawe mbifuje umwaka mushya muhire uzababere umwaka udasanzwe muzaseke muzishime muzashingire muzabona abakwe muzabona abakazana haleluya Mana we inshuti zanjye uziteho uzihe kwishima haleluya Mana we Imana ibiteho Imana ibagirire neza akwi mukunga Mana kuri Noheli tuzokora ibitangaza Mana we turagushimira n'ukuri wabanye natwe wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye mwana waziganye intambwe zacu uzikomereza ku rutare ukomeze kutwitaho ukomeze kuturinda imbaraga zawe Mana ukomeze kuduha kwishima turabizi ko ejo hatari heza haleluya Yesu wehimbaza ukomeze kuturindira abana uturindira imiryango uturindira abavandimwe uturinde turagutegereje Yiwe Mana we bye I love you so much umwaka mushya muhire